What's the today? My new boyfriend. Why, sister? Kubera iki? Option hari nimwe yonyine. Imwe yonyine. Marry me. Ndongora Brian. Ako sisi. Ndashaka musobanurire impamvu bambujije gukundana na Brian. TRACY. We are Brian. Come on. Mbwira niki? TRACY. We are Brian. No, Mungu nakumbia kaka. No. I did everything. Just for love. The promising and byinshi bibi nakoze. Ntanabona uko mbivuga. Sometimes. Brian. Cecilia. Welcome up. Abakiriya muri ino minsi bari kubura ariko hakundi kuko n'uricyo cyo kiranyisha hanze hari izuba ndashaka agafanta gakonje mabuja kabiri gangaye n'agafantasi byagenze bite none BRAYAN rwose ntazane nzumbwire ku mpamvu You'll have it your way. umva ngaba rikonje Ega bundi jya wimura utuntu mutungo sibyo nitwo tuberanye n'abakobwa nkawe ibintu nka biriya wajya rero umusaza ngende ngwera ubusoke wese ahubwo unywa gake nakoze byinshi kubera Brian. Ariko ikintu yanyituye just kunshi inyuma, especially to my sister. Sisi, bivuze ngo Brian yarabizi ko tuvukana, right? I don't know. Ntabwo mbizi yarabizi. Ikiri hano ni uko yacitinze. Ni ukuvuga ngo Sisi, uzi ko Brian nanjye yabimeze gutya. Uzi ko twavuganye ko turi bujyane kuri date, nagera kuri date nyine ntabwo tugomba guhurira. Ko nyine nawe yarabukeneye. You know what? Mbwira buri kintu cyose wumva wifuza ko twakorera Brian ikibi. Icyo ari cyo cyose ndigikora ku bwawe. Yes, I'm very good news, even for you. Yeah. You know what? Brian ndashaka tufatira imitungo yose. Iriya yose afite. Iriya yose akangisha. Tukayitwara. Cause n'ubundi ibyo twapromisinze kugirana. I mean, ndashaka ko tuyitwara yose agasigara ari imbwa gusa. Yeah. Cecilia, I promise.
ibyo turabikora rwose kandi rwose nanjye urabizi ko iyo mikino nyikunda. mabuja nanjye se ntabwo bibaho ngenda umukozi tuba tugomba kwita kuri ba mabuja. nawe ushaka akunywa kugira ngo tuganire. uyu munsi nshobora kurara apfuye. Umva rero nukura kukunda urebe ndacyabyibazaho. dufashe agapeti. Oya none siko ngenzi bamo ndanazinywa. Okay. Ariko ntabwo nywa nyinshi. Siko ejo bundi wanyweye inzoga nkagira ubwoba se. Aha. Rero buriya arayane. Ndabumva mabuja. Njyewe usanzwe ntabwo nywa inzoga. Sure, ntabwo nywa inzoga. Byagenze bite ko nabonaga n'ubundi kuntu uri kunywa inzoga nkabona si bisanzwe. Anyway, nagira ngo mushimire brother yambwiye ko ni wowe wamuhamagaye, yambwiye ngo ni wowe wamuhamagaye kiragiye nanyweye cyane muranyura mungeza mu rugo. Anyway, uri umwana mwiza. So murakoze kuza gushimira ako icyatumye muhamagara. Nabona kuri kunywa inzoga nyinshi cyane. Sinkibaza mabuja byagenze gute ko ntari nkuza no inzoga zingana kuriya byagenze. So byane ikibazo rero. Nizera ko mumeze neza. Yeah, meze neza. Naho ubundi ntago inzoga nk'uko nabikubwiye nk'uko nabikubwiye nihe mpamvu nyamukuru yari yatumye unywa ziriya nzoga byari bikabije pe. BRAYAN, buriya rero mu buzima nubwo tubona abantu bagenda ukabona barakeye ukabona barambaye baba bafite byinshi mu mitima yabo. Kiriya gihe nari mfite ibibazo bikomeye cyane. Kiriya gihe numvaga umutwe wanjye wuzuye ibintu by'amazi. Kiriya gihe numvaga ngiye gupfa byo gupfa. Habaye ikibazo ngo cyari cyabaye byanyobeye. Mabuja ufite amafaranga and then ufite buri kimwe cyose. Ntabwo nagatekereza ukuntu waza kwiyahuza inzoga nka ziriya. Ngira mu by'ukuri rasa ku ntego ikibazo cyari cyabaye. BRAYAN, okay, ntabwo byoroshye kuba nabikubwira right now. Gusa icyo nakubwira cyo mu ncamake, buriya njyewe na musaza wanjye turi imfubyi. Wowe na boss muri imfubyi? No way. And kugeza ubu ngubu ntabwo turamenya abishe ababyeyi bacu. Kiriya gihe rero nari narushye, nari maze igihe ndota nica musaza wanjye, kandi n'ubu sinzi mba numva umutima wanjye nyine utabohoza. Wica BRAYAN I mean? Ikibazo gikomeye. Uraza ko ugiye kwica musaza wawe. Ese niki gituma urota indoto nk'izo ngizo mbi cyane bigeza? N'ababyeyi uri kwibuka ni iki? Kugeza ubu ntabwo ndamenya neza ibyo ari byo. Gusa nawe utazi irengero ry'umubyeyi wawe, ibyambayeho byakubaho. Anyway, mbona nawe uri umusore mwiza. Numvise n'amakuru ko ushobora kuba warize ufite amashuri. Ntabwo numva ukuntu waba ukora hano mu kabari. Ntabwo umusore nkawe yakagombye gukora mu kabari nk'aka. Okay, nimba nabagoye sisi niba nabagoye, ariko biriya nyine biba bigoye.
sinzi niba bijya bibaho ntabwo nkunda mu buzima bwanjye kuvuga inkuru yanjye kuko always iyo nyivuze numva mbabaye kandi biranambabaza muri njye mba numva ariko nkuko ubivuze naje hano njya kuva mu rugo byari bikomeye dore inkuru yanjye ukuntu yagenze. Gaho se papa ko wasohotse noneho byagenze gute noneho umugongo wari uhacikiye? Ega mwana wa imyaka amazu yo ntago ari ugiye kunjyana da ahubwo uje nari ngukeneye. Akugwibagiwe ko urwaye? Icaraho nkubwire mwana wa icaraho. Gaho kagira inkuru none se ugiye kumbwira iki noneho? Nkuru mfite ntago ari nziza. Yego maze igihe nshaka kubikubwira mwana wanjye ariko nkabura aho mbihera. Bintera ubwoba. Papa inkuru ki? Erega mwana wanjye uko ndeba uko ntago ari uko nahoze nanjye nigeze gukora mu mujyi. Kera nkiri umusore nakoranaga na nyoko. Mama? Nyoko sinzi niba umwibuka dore yagiye ukiri muto cyane. Mama subu papa kumwibuka byangora ntago ndi kumwibuka. Nuko rero tugikorana n'umukire hari i Kigali yajyaga ahohotera nyoko. Ahohotera mama? Ndamwibuka cyane rwose bamwitaga Andereya. Ubwo buryo wavutsemo umwana wanjye. Bishoboka? Ubu rero ntago ndi so. Ntibishoboka papa. Ngo ni wowe nzi niwe tubana muri iki cyaro none uri kumbwira ngo ntago uri papa. Subwo ibyo bintu bishoboka bite? No. Nanjye ntago binshimisha kubikubwira ariko nuko byagenze n'ukuri. Ku buriri bwawe rero nagushyiriyeho agapfunyika. Ugapfunyika uze kurebamo karaza kukwereka ahantu ujya gushakira so. Ntago bishoboka, ntago nava muri iki cyaro. Iki cyaro ni iwacu, ni naho ngomba kuguma. Abo ba mama uri kumbwira na ba papa ntabo nzi, nta nabo twigeze tubana. Ni wenzi twabanye gusa. N'izi nka zacu nta kindi kintu nzi. Izi nka humura mfite abaturanyi nabanye neza sinabanye nabi. Genda ushaka ubuzima ushake so. Ko papa wanjye jya ndeke ntacyo nzaba mwana wanjye ndahangaha. Nuko subwo papa urakomeje? Ndakomeje dore maze iminsi ntameze neza. Byanteye gutekereza. Ate se ubu ngusize haranakubwiye aho uturuka wasigara urinde mwana wanjye. Jya unyumva dore ndakuze ndashaje rwose. Papa waretse ubundi tukagumana muri iki cyaro. Ubu mfata umwanzuro njye Kigali nsigize inka n'ukuntu zinkunda ari njye zamenyereye. Mwana wanjye nyumva nabitekerejeho nk'umuntu mukuru rero nyubaha. Genda ushake se uzanshimira nyuma. None se ako gapfunyika karihe bwibuze ngo njye kureba basi n'isura y'uwo mupapa wanjye? Genda urebe ku gitanda cyawe tugenda nako nkakwereka mwana we. Mfasha gutya papa. Naho tugenda. Dore kandi n'ukuntu urwaye ntago nagusiga urwaye byumva. Ese nuko byagenze? Mabuje ntakubeshye ubuzima bwarangoye cyane nuko byagenze. Kugeza na n'iyi saha nuko mpagaze. Ujye umbona na hano ujye umenya muri kumwari. Gusa nawe numva ufite story toroshye. Ese ufite aho uba muri uno mujyi? Uko mubibona mbyuka nza hano ku kazi kanyu, sibyo? Gutaha byo ntumbaze ngo nahahe kuko ntanjye ubwanjye mba mbona ntazi aho nkabyuka nza kugira ngo ndebe ko nabaho. Ikindi nasize umusaza mu cyaro ambwiye kuza gushaka inaha umubyeyi wanjye. Na nubu aho yandangiye naraje nasanze nta muntu ukihawe. So ntabwo byoroshye mu njyewe.
gusa ariko ntabwo numva ko ibyo ngibyo byaguhangayikisha. Already kuba warangiriye neza ibyo birahagije kuba ubuzima bwawe njye nabuhindura. Cyane ko mu rugo dufite inzu nini, nshobora kuza tukibanira, iriya etaje yose ubona nyibanamo na Brian gusa. So waza tukibana njye numva nta kibazo. Anyway, narimo ndihuta mfite akazi kenshi, nuko narinyuze ahangaha kugira ngo just mushimire. Nimugora buriya ndaza kuza kureba dutahane mu rugo. Okay, murakoze impamvu, murakoze cyane. Murakoze no kuri ntabwo nabona neza nzabitura mwama y'akazi. None munyemere naho ko kuri ko Imana ijye bitura. Okay. Sare, buriya nimugoroba. Gusa urebe hariya nabonye abakiriya bari bahari batashye. Uharebe mwandurira reba amacupa muyakureyo. Karame mama. Utumye mu Rwanda kumporera. Uzambabarire, ntuzambere ikigwari. Kuko ndashaka kugurwa ko yawumbwira ko uburyo bwo kwandura sawumaze. Ibe nakagakobwa Amanda kawe. Ntuzakarebera izuba. Kuko kurabinyemereye. Mama, I promise you I will do for you. Urabizi ndagukunda, twiteguye gukora buri kimwe. I will do it. No, I'm sorry, Mama. Amanda kumwica byarananiye. Mana ndamukunda. Karibu ya, karibu. Bro, what's going on here? Nothing. Did it? Numvise. Oh, serious? Samarira. No. Soma buje. Happy sister. Bitches. Nibsiz. Please. Very good. Nyine aje kubana. Ndamazanye nyine aje kubana. Subiza se ibibazo afite. Uko wamwakiye mu kazi n'ubizi. Ushobora kwicara. So bro, what you... Bro, please. Basaguka ibintu tubiganire. Kwagiye marinette. Uratangiye ukuramo. Okay. Tuza. Twagiye. Wewe, uceceke. DJ we. Murafunga ngaho. Ntabwo bafunga. Episode 2. Muramenya gute uyu nguyu uko ari kugira. Ndagira gutya mube muri kundeba. Episode 2. Serie ya 11. Take ya mbere. Kati. Ahubwo nibwo bivuze.